Garase bivugwa ko yajyaga ava mu Rwanda akajya Uganda Kisoro kuwo bitaga dadi wabo. Uwo dadi wabo rero ngo niwe waje gukorera iby'abadadi Garase. Imana ibikoze. Garase yarasenze, Imana imusezeranya kuba umushumba, yarasenze, Imana imusezeranya kuba umuyobozi, aca mu ntambara zikomeye, arwana intambara nyinshi, izoroshye n'izikomeye, atega ibitugu barakubita, afungura amatwi baravuga, ariko igihe kirageze kugira ngo ahabwe amavuta atanga agasopo mu bantu. Ndi imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, mpamije ku mugaragaro ko nemeye inshingano mpawe zo kuba Revera Pasteur urinzwe n'Imana Ephrem. Uyu mugabo wabasengeye ntawe uzi ko atandukanye n'abagore kabiri. Ntawe utazi. Ntuzi ko yitwa Jean d'Amour Sinanirana. Ntuzi ko ari we wabaga muri Dorcas kwa Mutindwa, akayobora Dorcas Murambi Gatenga, nawe akoze divorce kabiri. Ndabizi neza. Bobo, uyu mugabo wabasengeye ntawe uzi. Ndumiwe. Isi yararangiye kera, ubundi byo ntakura, nakumira. Yaramwakiriye aramwimika, amwimika mwimitse. Uyu Garase biri kuvugwa ko na Ephrem batakiri kumwe, ahubwo Garase ari mu buzima bukomeye bunateye ubwo. Bwiza se cyangwa bubi? Bubi. How? Ari mu buzima bubi. Urumva na Ephrem bivugwa ko yamutayeyo akigarukira i Kigali. Mu kumuta yaravuze ngo iyi ndasi yanjye yishire dadi. Uyu Garase rero ikibazo yaje guhura nacyo kirakomeye pasi, yaje guhura n'ikibazo cy'ubukene, aho yaje gukoramo n'impanuka. Wibuke ko Ephrem bose bimukiye muri Uganda baranakirirwayo, bahabwa inkoni y'ubushumba. Abantu batungurwa kubona Ephrem nawe yimitswe, baravuga ati ese Garase nari umuvuga buto twatumuzi. Ariko hari abahanga baravuga ngo ari amavuta arasaza. Tugenda gake yaho ngaho. Ephrem uziko bafite umuryango kandi bari bamaze gusezerana mu murenge kubana mu byiza no mu bibi. Ephrem yagomba kugaruka i Kigali, uziko yari umutaxi meni, akaza kugira gute gushaka ibyo birayi. Garase uziko nawe yagarukaga. Uganda ariyo mpamvu ari naho wimikiwe. Ngewe se kandi narabyumvisha rwose bakora ibiganiro bashikana. Wimikiwe aho umuntu ufite amavuta ari. Ariko ntabwo bivuze ko natuyeyo. Genda umunyarwanda kandi ntuye mu gihugu cyanjye kinteye ishema. Niba umuntu yarabonye bavuga ko wahunze, cyangwa iki kiganiro wasanga tunagikoreye Bugande ntawamenya. Kirababwira nuko ari kuri Makita. Kwimikwa ntabwo ari ikibazo cyatuma mpunga, nta bwoba mfite pe, kandi nguwe neza no kuba ndi mu maboko y'igihugu cyanjye. Narabibonye amakomantere menshi cyane ngo yagiye ngo Uganda, ngo yagize ntago nigeze njya Uganda ngo ndi gutoroka. Genda bagari Uganda mwivuga butumwa ntabyo wumvamo. Iyo yasigaraga Uganda nyine. Ephrem yarabaza aravuga uti uyu mwana si uwanjye. Kuse waje wemera makuru mba nakuzaniye. Komeza umbwire. Mbese nuva ngo agakundi kose kagendana na Garase muri rwa rusengero. Kaje guhura n'ibibazo byo gusenya kwingo. Uwitwa Roger Nimba umwibuka, wari warashatse umugore witwa Diane. Yaje kugira gutya ajugunya Diane, hahandi Diane bagiye kumukuramwe abajyanama b'ubuzima yaraboreye mu nzu. Kandi
nawe utameze neza tugusabire kugubwa neza. Turabakunda cyane abantu bose babana natwe mu biganiro byacu. Imana ibahe umugisha. Turi hano kubwo gufatanya, turi hano kubwo iterambere, turi hano bwo kugira ngo tuzamurane. Ingeri zose turakeneranye. Wowe ufite imbaraga nyinshi ukeneye ngewe woroheje, nawe woroheje ukeneye ukomeye, na sima nubwo ikomeye kugira ngo igire umumaro bagomba kuyivanga n'umucanga. Si byo se? Mugabo yaransekeje ejo bundi. Mugabo yaransekeje rwose. Twari turi kuganira, twari turimo turasengana azana yari kuduha ndetse nabivuga byose kubera ko harimo ibintu nyine biri sensitive ukuntu. Ari kubwira abantu ukuntu kudakizwa neza muri iyi minsi ya none. Hari ukuntu umuntu arwana no kugira ngo abantu babone ko akijijwe ariko mo imbere yaraboze. Yego. Nyine akarwana gukipinga no kurinda isura ye muri rubanda. Burya atati yo Pastor Juste intama y'Imana. Ku buryo bamubwira ati afatiwe ahantu gutya. Ukaba wanarahira ukanavuga ati uwo mugabo ntabwo bamufatiraho. Uwo ngo si byo rwose. Uwo si byo. Kubera ko ari ukuntu yarinze visage yiwe. Hari n'ukuntu nakubamo bijya kuri social media akavuga ati kiriya gisimba kiriya gikoko, ariko wajya hirya ugasanga niwe muntu w'umugwa neza cyane. Angira kutwibutsa ko abantu bakomeza kurinda isura bari kuma imbere, donc bakomeza kwerekana ko bakirwa badakijijwe, ko ibyo barimo ngo bimeze nko kotsa ikigori ku itoroshi. Nanone da kucyazashya mwa shabije byo nyine no kubona ahantu harabagirana ariko nta mumaro bifite. Nta mugisha birimo. Rero tugerageze rero kugira ngo turwane uko tuvuga ibyo dukora be bimeze nk'uko dusa inyuma. Ibirimo umutima imbere binagaragara inyuma. Guhitamo kubira cyangwa ukonje. Kandi twibutse ko abantu bose ibyera byose ntabwo ari amata mwuka byaramwe cyane. Tugerageze dusenge kandi twizere Imana. Yitwa Pastor Juste kuri nyako. Yazashimwe cyane. Imana ihimbazwe. Nizere ko ukomeye cyane. Ndashima Imana ndamahoro ibintu bimeze neza. Ntabwo turi butinde mu nzira. Hari byinshi cyane byo kuvugaho kubera ko kanya dufite ni gatoya cyane. Aho twacumbikiye ejo bundi ku bya Timamu. Twongera no kubwira abantu ko abantu mukunda umurimo w'Imana musengere Timamu. Abantu bakunda umurimo w'Imana cyase bigeze wenda bakundaho Timamu. Gusa iryo jambo uvuze mu kanya by'abantu bigaragaza uko batameze mo imbere. Ibi nibyo byasohoye kuri Timamu. Buriya abantu babona Pastor Niyonzima Claude, buriya uko mumubona nta yindi mihindagurikire ushobora kumusangana. Aragumya akaba kuriya. Noneho kandi akagira n'undi mutima wo kuba yagira neza uwo yashatse kuba yagira neza. Nuvuga ngo bigoranye rero nka Timamu wakuze ari umuntu nyine uri kugaragariza abantu ko akakiza kamennye, ko ari ingeso nziza. Uyu munsi wa none nyine kwiyumvisha yuko akoze divorce 3. Hari divorce yo mu mategeko, hakaba divorce yindi y'undi mugore nayo yo mu mategeko, hakaza n'indi yo mu ibanga y'uwo yahemukiye muri Australia bendaga gukora ubukwe. Divorce zo mu ibanga ugiye kuzibara. Nta muntu waba utari mu divorce. Izo divorce zo rero we ariko reka nkubwire Pasi, buriya divorce zo mu ibanga ziratandukanye. Ujye utandukanya divorce. Timamu yabanye n'uyu mugore iminsi myinshi, ibyo urabyemera? Kandi hari ibyo bakoze. Niba ngo hari utunyangingo twa Timamu twageze gutya twinjira mu mubiri w'uyu mugore. Mu mubiri wa Australia. Rero iyo divorce buriya n'Imana barangije kubabara nk'umugore n'umugabo. Ubundi umuhanga avuga ko umugabo umuntu wese mwaryamanye hakagira utuntu tumujyamo. Wenda bakoresheje nk'agakingirizo aho ngaho barezwa. Bo bari bwezwa. Ariko abantu mwaryamanye mukagira utuntu tubirasamo. Ngo ijuru ngo rihita ribabara nk'umugore wawe. Buriya ngo niyo mpamvu uwitwa Salomo. Juste tuve mu by'umwuka. Ngo niyo mpamvu uwitwa Salomo.
agakingirizo wakambara utakambara uba wasambanye. Oya, ibintu ukora ikintu ngende kuvuga mu bitekerezo, ikintu ngende kuvuga ni kimwe. Nta uri kubihuza bitari byo. Bivuga ngo ijuru abagore rikwandikaho babana umwaje mubiri pafu nyine nta by'agakingirizo, hakagira utuntu twawe tumujyamo. Ijuru ritarisinya ngo umugore wa Jisite. Hoya ntabwo ari ukora isinya. Aho ikintu cyo dore ikintu none se ntabwo uzi ko Salomo yari afite abagore 1,000 harimo 300 b'inshoreke. Ndetse umva turwasa b'inshoreke byaragenze gute? Ni ukugenda hariya hirya kwisayidira bikaba ngombwa yuko ibyo bintu bimubaho. Urumva ahantu biparitse aho hantu. Reka nkubwire ikintu kimwe kandi ugitegere burungi. Muri iyi si ya none hari umuvandimwe wanjye w'i Rubavu uvuye muri uyu mubiri. Koze ubukwe ejo bundi. Akose kuki abantu bari gukora ubukwe bari gupfa mwana? Ese buruzi ko na garasi ari urupfu yahuye narwo? Garasi na turabigarukaho. Peka umwana w'umukobwa yapfanye n'umwana we yapfuye. Mana yanjye we, ari kwa muganga ze? Wasimanuka. Reka twikomereze ariko ababuze abo bakomeza kwihangana. Twenganisha n'umuryango wa Isabelle i Rubavu. Nawe ejo bundi yagiye Goma gushakisha izo kwana Rubavu benshi bashakisha igoma. Havuye muri iyo mirimo ya buri munsi ageze mu rugo ngo bitabihuriramo. Ikereza. Ari impfuzi teo. Seza abana batoya kwihangana pe. Nuko. Twa tugiye kuvuga ku by'utunyangingo. Ariko jete tuvugisha ukuri. Ntabwo ngiye ikintu nemera n'ikira n'abantu baraza kutubwira ntabwo iyo uryamanye n'umuntu ijute babara ko mubaye umugore n'umugabo. Icyo nemera cyo hari karane na kamere mugira gute mwororozanya. Nyine se saba baye inshoreke ariko umuntu uzamurongora inshuro 50. Oya imwe yo nyirahaje. Zo mezi 3 mumaranye cyangwa 2. Nurangiza uvuga ngo ntago uwo muntu ari umugore wawe. Wenda ahantu ushaka kumwe ngo si umugore wawe wenda muhuye jaragiye ntago mwongeye guhura. Ariko se ni gute umuntu mumaranye amezi 3 2 uvuge ngo uwo muntu ntago ari umugore wawe? Aho niho utinyira isirera. Ntuhango rero timamu izo divorce niyo mpamvu zimuhereza. Reka tugarure kuri iki kintu. Ariko nanone timamu ntago namwishima hejuru ahubwo wari gutuma tumwishima hejuru n'isi. Buriya Pasi uzatinya umuntu w'umugabo wabyaye urumva uzanamugayire kandi mu ruhame uzi cyanditswe n'icyo bisobanuye. Agira gutya ngo kuko ngo yakorozwe ngo urugo rwasenyutse ngo ashyizeho ngo diredi. Naho utinyira isi. Urumva nuvuga ngo ubundi buri ugishyiraho diredi abahanga n'abantu bose bari bakuze bahita babona ukuntu wapayutse nako wahuye n'akaga gakomeye. Ariko buriya timamu yangiritse hariya none hariho wishaka ngo twere gushaka kumuhindura umugabo. Nuvuga ngo igihe cyose buriya ku buzima bwe yarangije gukatisha karande yitwa ngo nzahora ndongora nsenya. Kandi mo hariya haba harimo igikomere. Urwo rugo rwamara imyaka 5. Nuvuga ngo mu wa 6 washobora kuzamo igikomere. Byanga byemeye. Umuntu akagukomeretsa akakuvuga ati n'uwa mbere ntibyemeye ngo ariko nk'umugore yagukosereza agahita anakajombamo ngo runaka yari yaranagowe ngo ubuse bino. Kubera iki? Kubera cya kibazo weho witeje. Kandi ngiye numva ibi bintu by'amadivorce impamvu bikomera nk'ubu no kubivuga ari abadivorce turi gukomeretsa kubera iyihe mpamvu ariko biba bitewe n'aba bagabo abo mwunga tukisha bose se. Yego kubera yuko hari umuntu wadivorushije bitari we. Ariko na Bibiliya ari divorce yemera. Ufashwa agira gute? Asambana. Asendwe. Ariko nubwo ngo umusenda ngo wemere gushaka undi yapfuye ngo cyangwa ukaba wemera kuzuza inshingano nkuko bikwiriye. Inshingano ko bikwiriye ubwo ni nkizihe? Kumuhahira, kumugaburira, kumukora nyine buri kintu icyo ari cyo cyose. Ubwo no kubaka urugo. Oya kubaka urugo ntago birayo ivuga ko wongera gusubirayo. Ahubwo ubwo uba umeze nka rya jambo rivuga ngo byarabushoboye kugira ute kurera. Ubwo rero birishobora kukwemerera hari gushaka abo wemereye gutunga. Yego. Ariko hatarimo gukora imibonano.
mu gihe ngo umufasha asambana yego wemerewe kumusenda ariko ntiwemerewe ntabwo uba wemerewe kumujugunya mu gihe washatse undi mugore. Noneho umva ikibazo gihari rero ngo umugabo ucyura uwasenzwe ngo nawe abaye ngo ahora yitwa umusambanyi. Niko biri bivuga ndakurahiye. Umugabo ucyura uwasenzwe ukuntu ari ikibazo aho hantu. Ese abagore nibo basendwa buri gihe cyangwa harimo n'abagabo basendwa? Hoya buriya Bibiliya ubona harimo akantu Noza tuvuge n'urugero. Bibiliya harimo akantu ubona ko gafavoriza abagabo. Yego. Urumva gafavoriza abagabo ku rwego rudasanzwe. Yego. Aho nyine nimba Kristo nimba umugabo agereranwa na Kristo. Urumva harimo igitinyiro ku mugabo muri Bibiliya. Rero ntago yari kuzanamo ko umugabo asendwa nawe. Ari ikintu ubwo umugabo nawe ashobora gusendwa. Tuvuge n'urugero, hari abagabo bata inshingano. None se tuvuge nk'abandi wabyaye wa mwana kuri wa muntu miliyoni 10. Buriya ndakanere ko ubwo byaza kurangira tubivuze kandi si byiza ko tubigarura muri media. Kubizana muri media. Reka tuvuge n'urugero, nk'umugabo wafashwe asambana tuvuge. Hari abafatwa basambana n'abakobwa. Ariko wowe utinyira biri ukuntu yafataga umugabo ikamuremereza. Tekereza ko umugore yafatwaga asambana. Nese bafashe umugore asambana. Buri wese aramumanukana afite n'ibuye mu ntoki. Bamushyira Yesu. Ariko nitwigeze tubona bamujyananye n'umugabo kuko uriya mugore ntabwo yafashwe wenyine. Hari umugabo bafatanywe. Ariko urumva itegeko ryaravuga ngo umuntu wafashwe asambana aterwa iki amabuye. Yego. Ariko bajyana umugore wenyine. Ubwo so nta kintu uri kumvamo. Ariko abagore barenganurwe. None se reka maze nkwereke. Niba umugore afashe umugabo we 2 3 kangahe akavuga ati ibi ntibigishobotse. Ndeka ndagiranga akabwira umugabo ati njyewe dutandukane aho kugira ngo nzaturi ku mutima. Ubwo umugabo utari ni ubusenzwe. Niba mutoreye umuryango oya ntago umugabo ajya asendwa. Barasendwa se. Oya ntago asendwa ahubwo umugabo aragenda akabi ikintu kiri aho ngaho nyine Bibiliya se ivuga ngo n'abagabo mbwa. Ruvuga ngo aragenda akaba umugabo mbwa nyine ariko kandi wibuke neza ko hari abagabo bakunda amahoro. Buriya abagore ikintu maze kubafatiraho ntago bakunda abagabo badakora. Icyo cyose umugabo udakora ari umugabo. Noneho oya hari pasi uzi ko hari abagabo bize arinda arangiza amashuri kana n'abasuhuza ntazi gucana imbabura ntazi ngo na gazi ifatirizwa ite. Yego. Urumva noneho wenda yakoraga mu biro cyangwa yacuruzaga cyangwa yakoreraga ONG runaka cyangwa yakoraga mu gihugu runaka bikaba ngombwa ko uyu mugabo aba umushomeri. Yego. Urumva akabura akazi akagahiga. Noneho ugasanga uyu mugabo wenda abuza akazi yarubatse urwego umugore yarubatse urwego rw'umugore mu mikorere. Wenda afite amangazini muri shike afite kandi ntaga cyangwa se no mu cyaro gutya. Yego. Ariko ntaga ashaka kujya kumubangamira hehe mu nshingano ze kuko akazi kabuze. None wa mugore kuko yamenye ko umugabo w'akazi kageze ute kahagaze. Ubundi hari abantu bafite utuzi tubura ushobora kubura akazi imyaka 2 bitewe n'icyo kintu wigiye nyine. Yego. Akaba ari akazi k'imboneka rimwe. Noneho umugabo agatangira akajya tumiza nk'icupa mu rugo kuri yandi ya sevinze wenda agashaka n'utuntu wenda akavuga wakubaka nk'akazanu yanakubaka kakabura ukajyamo yanagashyira ku isoko kakabura ukagura. Yego. Umwaka ugakubita nta kazi afite. Agenda aganira n'abagabo ashihiga akazi byanga wamukubise utitanga nk'ijana yaritanga nabwo bikanga. Hoya hari igihe bibaho ariko igihe cyambere noneho rero wa mugore akananirwa kwihanganira ya myaka agatangira gusuzugura iki wa mugabo. Ana epfo ku Ruyenzi. Urumva aho ngaho umugabo batari kurengana se. Ana epfo ku Ruyenzi umugabo yirukanye umugore. Oya umugore yirukanye umugabo tena. Kubera iki ubwo umugore yirukana umugabo? Gurikizo haramushwishwe barasezeranye se. Nuko ari abantu banje barasezeranye. Gusezerana gusa nuko ari abantu banje banafite bikorwa bikomeye hepfo neka abantu nako abantu bamenye ko ntabwo ndi buvuga n'abantu banje bundi mbona nakoze ikiganiro. Bari babatirishije. Batezo wabaye. Abantu nabajeje tafaranga ntujye ngo nabantu boroheje. Ndiko byumva.
ni abantu nk'umubatizo wabo byibuze uba uri muri renji ya miliyoni nk'icumi zo kwakira abantu. abo bararenze pe, Bararenze. Ariko umugabo akaba afite akantu kameze gute, umugore aba ati ngewe ni nge ukora hano njyenyine, afite ibikorwa byinshi cyane ariko we ni by'umugore. Umugabo akaba yashakisha agaheza umugore ati genda shyira muri ibyo bikorwa, umugabo akagera akagaragara akavuga ati umugabo amaze umwaka adakora. Ibintu ni bibiri rero, asigare hano ngiye gukodesha n'abana banjye, atajya afata 200,000 nanjye gukodesha inzu yo kubamo n'abana be. umugore ari seriye nawe. Umugabo uri kuvuga ubwo mugabo atari ntiyageze gute, umugabo yarasenzwe. aho ngaho ubusenzwe mu Rwanda. aho ngaho ubusenzwe. Hari abagore batita ngo wagize gute. aho ngaho ubusenzwe kandi ariko hari abagore urumva haba hari ingingo sha itana kurengera, nta ngingo yo kukurengera ibihari. Ariko uzabaze nk'umuntu ukora ni wa muntu ushobora kuborekera kari mu mwaka ariho gatakorite nk'ikiraka cya 50,000. Sibyo se nakubwira. Tumaze umwaka nta kintu nta kiraka. Oya abagore nabo bajye bashyira mu gaciro. Uzi ko umugore iyo wabuze akazi yanaguha n'umwana ngo umwoze. Uzi ko iyo wabuze akazi umugore icyubahiro cyose ahita kikwambura. Kuba uri mu rugo byonyine hari ukwiyangaja. Ngo tuvuga n'urugero, njyewe ndi mu rugo ntago nkunda ko mu rugo bateka. Urumva ngomba kubahakaya kuko nicyo gihe baba bagize ute bamboneye nanjye. Noneho rero byaza kugora amatamu niriwe mu rugo, hari ibindi bintu bindi mu mutwe, akambwira ngo teka, yabwirirwa cyangwa nako yakabona. Ngo hari umugabo nyine ushaka gukora ibyo bintu abyibwirije, akavuga umugore yananiwe reka mufashe uyu mwana iki. Ariko ari abagore, hari ahantu ngiye nagiye njya kubona mbona umugore araje ahereje umwana umugabo, ngira ngo ni keya. Mu kandi kanya mbona azanye basashyizemo amaguru ngo sheri, bona urugabo narwo rurunamye rega rurakarabije. Izo keya zigomba kuzikora uri umugabo. Hoya ntago yari keya, nakase gutya ngiye kuri tuwarete numva umugabo arimo aravuga ngo mana urugo nzaruvamo ryari. Hari abagabo muvunika mukora akazi mutagenewe rwose mugagakora muri namata. Ese system ngira nk'akazi wakora ukavata akazi nakagenewe mu rugo rwawe. Ngira nk'akazi wakora ukavata akazi sinakagenewe. Ikintu cyose nakora nyatirijwe na madamu. Nonese kubutse nikubijyanye nibaho. Ashaka kubwira ati dore nkakora ikintu cyose nakora nyatirijwe na madamu. Mbizi neza ko erega abagore nabafasha. Twe turabatwara. Oya reka buretse gato. Buretse gato mbikubwire gutya. Sugiye gushaka. Ntugiye gushaka. Ni ukuvuga ngo ubundi njyewe nakoze stock iri hariya. Urumva akazi kanjye n'akagendo natwe ducuriza kuri internet. Hari ukuntu ushaka kwicarana n'umugore atabiza akagira ngo uri gukora ubusa. Ariko gukora ikiganiro kanagitegura kigasohoka bisaba umwanya munini, bisaba inzira nyinshi. Uzi ko umuntu ashaka kugutesha umutwe uri kwandika titiri ukabura yibagiwe, ugahita wandika ibitabaho, ugahita wandika ibitabaho. Rero ngo rero uba ukeneye umwanya. Rero reba ndi muri ako kanya ahisa nzanira umwana. Reka mbanze nkubwire iki kintu Justin, tuvuge n'urugero naguherezaga. Urabona yenda hari ukuntu iyo byaciyemo madamu wazinduka ajya zabishenge. Yego. Abana bagiye ku ishuri. Kandi mu rugo yenda hari uturimo dusigaye tutaratungana. Arabwira ati Papa Joe, we ntago ibyo abimbwira ahubwo. Buretse gato mbikubwire. Yenda ati Papa Joe ati mbonye akadovize arabishengiye kugakubita. Abana bagiye ku ishuri kandi bari buze gutaha. Baza batogeje amasahane. Bigire huriya ozo dusane unyuze nakeyo hano hanze. Urumva? Noneho hari no twenda tw'umwana nasizemo hariya utuvuga utunyanikire two atira no kunyuguza utunyanikire ngewe ndagiye ubwo usigara bikurikirana. Ibyo ntiwabikora. Ntago byasabwa ko abimbwira. Hoya bibaye ngomba ko bikubitsa kubera ko yavuga ati yenda niki. Hoya kubera ko twebwe nyine wenda wagira ngo umenye uko tubayeho. Iyo madamu wanjye ari bujye bishenge. Si kuwa gatatu nk'ubu hari nk'imyenda aba yameshe ntiyume. Mba ngomba kubyuka mu gitondo nkayanika. Ngo bigoranye ko kuwa gatatu wabona ntakoreye mu rugo. Kuko nta mukozi tugira. Kandi dufite umwana wiga rimwe. Iyo yize igitondo anigeye ikigoroba. Ubwo rero kuza muri iriya nza akisangamo wenyine. Joe ashobora no kuvuza induru bitewe n'imyaka ye. Biba binsaba ngo ubwo nyine nirirwe nkora utwo tuntu. Ariko uzi kugira ngo madamu aba yiriwe mu isoko man.
noneho ngewe wenda ari ukuntu akazi kanjye nagatunganyije natahaze ubundi ngewe niyo mu rugo araza ateka nk'uburishe kenshi na kenshi asanga imboga nazisize mu gisorori ku buryo ahita ashyushyamo bivuga ngo hari imirimo ubundi wo mu rugo keretse ufite umukozi ariko mu gihe udafite umukozi kubikora ni inshingano ahubwo umugore yagiye guhiga wirirwa wageretse ukuguru hehe ku kundi ngewe ikintu navuze ni cya gihe umugore nawe nta n'ikintu aba ari kugira ute kumara kubera iki se reka n'abakeneye kuruhuka kuruhuka kandi mwaruhutse mwese tuvuge n'urugero hari abagore mani basuzugura ibyo wibyubakaho bafashe abagabo babo babagira gusku barababwita gusku hari umuvandimwe ibyo wambwiraga ni urufatanye cyakoze hari ibintu nabonye mbona birarenze hari umuvandimwe yimariye kuri ba bene data muri ibyo birere byo hakurya y'amazi ngo babaga baryamye akabwira ngo sheri ngo wabyutse ukakirira amazi ukantegura amazi muri dushe akabibwira umugabo umugore akabibwira umugabo yego cyangwa se yanava yari ukuntu muri dushe yenda imyenda y'imbere n'iki akahita ashyira mu kabasi batenda amenye itarapye kirimo omo nze kunze nza kuyifura nyine byoroshye yarangiza akamubwira ngo shu ngo ngumva ngo ndagiye ngo nuza kujya dushe ngo turatuntu ngo uze kutuntunganyiriza ngo baba baryamye ko kundi bari kuruhuka cyangwa se bicaye urabizi nk'iyo akenshi hari abagore hari disipurine y'abagore nk'ubu mwicaye hano tuvuge mwicaye muri salo nk'uku nguku yenda hari ibyo kurya biri aha ngaha urumva cyangwa se hari n'akaji aho muri firigo cyangwa se hari n'akakawa hariya mu mashini ukagatunganya akenshi iyo bicaye gutyo muri salo umugore atavuga ati aho nagiye mbibona henshi kuri experience nabonye ahita ambwira sheri nkuzanira amata nkutunganyirize akaji ari umugore ubwira umugabo urumva mwicaye muri salo tuvuga ko mwicaye mwese mwaruhutse hari abagabo nyine tuba nkanjye ndabizi ni njye watwaye igihembo cyo gutanga keya ushobora kuba mwicaye nk'aho ngaho akamubwira ati oke ukaba n'umugabo akareka kujya hari buriya abadamu bashimishwa n'utuntu duto cyane ukavuga ati oke reka inshyushya utuzi hariya yenda yananiwe ashyira hari abakandagiyemo ubu namwogereza niba afite n'inzara ubu zimuca niba uri umugabo nawe niba unazifite agucire izo nzara ibintu bigire gute biryohe neza ariko undi babaga bicaye yenda ngo bicaye ngo sheri ngo wankoreye imbuto ukama hano nkaba nirira ari umugore ubwira umugabo ubundi utuntu nk'utwo wundi ureka umugabo akatwibwira ukabona wazanye agasahane agushyiraho utubuto iyo niyo keya erega mwa bagore mwe numva igihe umugabo azagukora ikintu wamuhase jya umenya ko ibintu byawe birimo toho reka twikomereze jya utegereza umugabo wawe atekereza icyo kintu niyihe nzobere mu bagore isobanukiye iby'urugo mu kiganiro hari umuntu wagikora kikaryoha pasita mutesi avuze ukuntu ugomba kwita iyi ngingo utanamushuka akakumva ko kakazishora uzi ukuntu yaseberamo reka mbanza mbikubwira ngaho azishore ahangaha abagore bazahita bamushoka bahite bamubarira bavuga uti ibi bintu wigisha kuki utabikora cyokoze hari ikindi kintu nabonye hari ikindi kintu nabonye pasi umugore uzi guhugura abandi aba ari zeruwe dore n'abagore bumva bigisha iby'imibonano burya baba barakakaye baragowe bararushye ngo abari muri domene w'umubiri utagira umugore wese wigisha iby'imibonano aba ari hasi se na ntoza wamuvugiza ntabwo nkubeshya ngo rero mwami wabyo hari ibintu mu ngo nemera rwose nk'umudamu wawe wamukorera agapiza wamukatira utubuto wamuzana akajwisi wanaza ukamwoza pe muka wikendi ntacyo bitwaye rwose izo ke umuhaye nawe aba ari buzi kwishyura ariko hari abagore hano bategetse abagabo mwabagabo mwe mwihangane
abagabo nibo bamenya ibikoni. Ubwo rero nimujya mu ngo zanyu mugasanga abagabo bari mu bikoni, mukajya mugira ngo ni urukundo hanini. Bamwe baba barabitegetswe, ariko uzi kugira ngo umugabo ajye mu gikoni umugore yicara bari uganiriza abashyitsi. Uvuze ikintu uranyibutsa, ari ukuntu ngo babonaga abashyitsi bakaza baba batarabo ku ruhande, ari ukuntu mu rugo haza abo ku ruhande rw'umugabo akaza ku ruhande rw'umugore, ngo uri ku ruhande rw'umugabo iyo bazaga undi yahitaga agenda ngo ntubabwire ko mpari, ngiye kubona ugasanga atayigira kuri TikTok, ku masinapuchat, ibintu nk'ibyo. Reka twere kubitino none kwivanga mu nkuru z'abandi ibyo n'ibindi. Hari ikintu ejo twacumbikiye wenda yari intangamarara yo kuvuga idonido, ariko hari ikintu gikomeye cyane twavuze ejo bundi, ariko gisubikiraho cy'umuntu bita de Grace. Tuvuga ndi kukubaza amakuru ya Grace, numvuzanyemo Rogers, numva abantu rero muribuka inkundura zabaye ari hese ubu ngubu n'uburyo kiyimitswemo. Grace ari muri Uganda. Ntabwo ari Uganda. Mpaye ari he? TikTok ye ihorira live, ahera akora amasaha 18 live. Hayongwe se? Yongwa ahubwo akora make. Cyakoze mabwiza. Grace wanahengeka telefone ukajya ubona inkuta. Cyakoze mabwiza ukurisha Yongwa ari kumbabaza. Nyine Yongwa anteye ikigongo ukomye urustureka n'ingasire nayo tuyigerewe. Uretse gatoya. Uretse gatoya nihera abantu amakuru ya Grace baba yakeneye. Oya kamaze mvuga ikintu cyane. Uwitwa Roger urabarara gatoya. Wari wareba Yongwa ngo urebe ndima sigaye avuga. None se ari guhanurira abantu kuri TikTok. None se sindimi nyine. Reka ndayo kuri no kuri live show aya masana yarayivuye. Muri Uganda internet bayikatinze down ubu ngubu bagiye araba ari down. Kandebe Yongwe ntago byakunda ko internet Uganda yagiye down. Uriho Yongwe. Ariko ngo afite abantu benshi. Abantu 10 bangaye ngira ngo si benshi ntabwo. 10 bangaye. Uyu buretse gatoya. Ntabwo Yongwe asigaye avuga indimi. None nkubatse mukabyara ukajya ku Yongwe mukabyara. Niba Yongwe mukunu umurimo w'Imana ababishoboye. Biriya byose ni inzara pe. Arahanurira umuntu yavuga indimi ukumva n'umwana yiga kuvuga ntabwo izo ndimi yazivuga. Ubusa ugambanira mugenzi wawe kubera iki? Niba byose ari ubusa ugenda ku bandi kubera iki? Urya inshuro n'inshuti bigashira udahaze. Indambi irongwa n'icumu. Yo ni imigani y'Abanyarwanda, ntabwo ari ya Gikristo. Umva abantu nimubona barwanya amaturo mu nsengero, mwe mujye mutanga amaturo. Abantu nimubona barwanya amaturo mu bakozi b'Imana, mujye mubasura. Nawe mwe bafite insengero zafunzwe, mujye mubasura, mubaha amaturo, mubasapotinge, mubahahire bakoreye Imana. Twagiye kwa Grace. Uyu Grace ari muri Uganda Kisoro. Mbere yuko ajya Uganda muzi byabaye, umugore wajurira, haza babiri, haza bangahe ko Ephrem yari uwabo. Uyu Grace aza kugaragaza ko Ephrem batakibana, batakina ari kumwe. Mu nyuma tugiye tubona uyu Grace yakoze iki? Ubukwe bwo mu ibanga rikomeye, ndetse tubona barimo barimikirwa muri Uganda. Ndagira ngo mbaha amakuru atariho ivumbi y'uyu Grace. Uyu Grace byaje kurangira hajemo impaka ebyiri. Impaka igitumye batandukana we na Ephrem ni ikihe? Mureke nkibabwire. Uyu Grace yaje gutwita. Amaje gutwita, Ephrem ngo abaze igihe baherukira kubonanira, ngo atangira kumubwira ngo iyi nda si yanjye. Ibyo birangiye, Grace bivugwa ko Grace bivugwa ko yajyaga ava mu Rwanda akajya Uganda Kisoro kuwo bitaga dadi wabo. Uwo dadi wabo rero ngo niwe waje gukorera iby'abadadi Grace. Yaramwakiriye aramwimika, amwimika mwimitse. Uyu Grace biri kuvugwa ko na Ephrem batakiri kumwe
ahubwo garase ari mu buzima bukomeye bunateye ubwoba. Bwiza se cyangwa bubi? Bubi. How? Ari mu buzima bubi. Urumva na Ephrem uvuga ko yamutayeyo akigarukira i Kigali. Mu kumuta yaravuze ngo iyi nda si yanjye yishire dati. Uyu garase rero ikibazo yaje guhura nacyo kirakomeye pasi, yaje guhura n'ikibazo cy'ubukene, aho yaje gukoramo n'impanuka. Wibuke ko Ephrem bose bimukiye muri Uganda baranakirirwayo, bahabwa inkoni y'ubushumba. Abantu batungurwa kubona Ephrem nawe yimitswe, baravuga ati ese Grace nari umuvuga buto twatumuzi. Ariko hari abahanga baravuga ngo ari amavuta arasaza. Tugenda gake aho ngaho. Ephrem uziko bafite umuryango kandi bari bamaze gusezerana mu murenge kubana mu byiza no mu bibi. Ephrem yagomba kugaruka i Kigali, uziko yari umutaxi meni, akaza kugira gute gushaka ibyo birayi. Grace uziko nawe yagarukaga. Henda bagari Uganda nk'ivuga butumwa ntabyo wumvamo. Iyo yasigaraga Uganda nyine. Ephrem yarabaza aravuga uti uyu mwana si uwanjye. Kuse waje wemera amakuru mba nakuzaniye. Komeza umbwire. Mbese nuvuga ngo agakundi kose kagendana na garase muri rwa rusengero. Kaje guhura n'ibibazo byo gusenya kwingo. Uwitwa Roger Nimba umwibuka. Wari warashatse umugore witwa Diane. Yaje kugira gutya ajugunya Diane, hahandi Diane bagiye kumukuramwe abajyanama b'ubuzima yaraboreye mu nzu. Bamujyana sashika kumuvuza. Harya Grace umufite inyinyara? Diane ahubwo. Nani Diane? Umufite inyinya? Ahubwo se ejo bundi ko twahuriye ahantu nkagira ngo ni nk'umuminisitiri duhuye. Uyu Diane babonye amafaranga ariko we na Roger babonye amafaranga. Bya bintu byatubi byabaye amafaranga. Hoya. Kandi muri bya bihe Roger yavugaga ngo iby'amabuye ngo nuza yakoreshaga Grace nakaga kobwa kaje kubasebya. Ikintu cyaje kubaho rero. Uyu Roger yumvishe ko Grace yagiye Uganda. Na warangije ahita tumugora aragenda ajya kurorongotana Uganda. Ubwo meruka kwandikirana na Roger kuri Facebook. Niyihe kaunti? Yego. Niyihe kaunti ya mana wambabariye nkaye kanje kuri Messenger ariko. Twandikiranye kuri Messenger. Roger mana yanjye. Ariko Roger niha kaunti mana yanjye Roger uri hehe Roger uri he Roger twarandikiranye usa n'uyura ndebe ntago ari we kuri Messenger yaranyandikiye ambwira ukuntu uyu witwa Diane ngo amuroga. Diane uyu nguyu yego ngo uyu yataye uyu mugore we ngo akajya muteza n'amahembe. Ariko reka nze ndeba ahubwo kuri ntuza ya Diane, kuri WhatsApp ya Diane ko yanjye Diane twarahuye naramwohereje mubaza, naramumenye ariko ntiyamenye, mubaza wa urogera icy'umugabo urumva. Mana yanjye we, ariko ndabifite kuko ni ibintu umuntu yarariye screenshot ntibyanava muri telefone. Ariko nkubwire ngo uyu Roger ngo ageze Uganda arasara atoragura amashasha akuramo n'imyenda. Roger se kakiri inkuru rero reba neza umbwire nyakubyara mana ukabyara we mana iyi voice mbuze we oya ntiwayibura ndabizi ufite saving ubuse kagacurama kutakabuze kumusi kagucitse sha yarasibamye sha urumva. Uyu Roger akimara guta uyu mugore ari ukuntu umuntu agira gutya akabona ibintu yohereje umuntu. Ndabibonye sha ndabibonye naho nakubwira ngo we nta kintu wabura kire gushatse kukitunyanganya. Uyu yarambwiye ngo uyu ni Roger wanyandikiraga wabonye. Reba hano
ndabibona screenshot za messenger ndazibona ngizi urebe shano ndebe dore ndabibona si byiringiro yarambwiye ngo waraye neza sha nanjye ibyanjye byaranze ndamubwira uti nyine ngira ibyo mubwira. None se mwari muvuganye kuri icyo kintu cya kuri messenger ku by'urugo rwe? We yarambwiye uti we yarancotoye aranyandikira yarambwiye ngo yabonye bitazavamo ngo aragenda ngo ariko umugore akomeje kumuroga. Urumva ngo umugore ngo amuteza amahembe ngo ajya mu bapfumu. Umugore ari umuteza amahembe se cyangwa yego uriya Diane urumva noneho rero arangije ambwira ibintu bikomeye na screenshot ndafite ni menshi cyane arigenza yabasomera. Nyuma yaho niwe naje no kumva mu makuru ya nuza ya Garase byiringiro arimo avugutisha Garase nawe byaje kumunanira. Kagira inkuru rero urumva nose no kwamakuru yuko ngo agahukawe n'umunyotse kwa itonde gatoya ko kwa dade byabaye kwa dade. Ndagira ngo mbwira abantu badukurikiye umuntu wese wasengeye kwa Garase nashaka zihumanuza. Oye ko no kwangisha umuntu abantu. Hoya kwihumanuza mpamvu ari kurabizi. No kwicomokora. Erega Garase nawe hari ibintu bishobora kumwataka ntamenye ko byanamwatatse. Yo bibaho rega turi mwise. Urumva none se wagize ngo none se nta mupasiteri bajye babwira uti iwawe hari imyuka mibi kandi ari kwa pasiteri utusenge kandi ari kwa pasiteri asengera n'abandi. None se kuki usenga nyine? Ahubwo nge nabwira abantu bigeze basengana na Garase icyambere ni ukumwitaho. Kwicomokora nibicomokora ariko bamwiteho bamenye ko ari igihe yabitayeho nawe bongere cyo koze shanda yibonye ngo usenye ntajya asenya rimwe. Mane baturinde gusenya mu izina rya Yesu. Uyu Garase rero ngiye ubwo namwandikiraga ntiyansubije ngo mbimubazeho ubanza atanaheruka gusa nagiye kuri TikTok gutya mubonaho. Yego ubwo rero kumva uyu Roje niwe wasirimbaga cyane yabaga cimpaka yari uwa kabiri kuri Garase yajyaga namuhitaho. Yego uri kumva aba bose rero wandi kuvuga no mu buyobozi bw'iriya ministeri yabo bari bari imbere. Garase yari umuyobozi byiringira ari uwa kabiri. Uri kumva ariko bafite ibibazo bimeze kimwe. Ubwo urumva Garase umwuka wo gusenya byiringiro umwuka wo gusenya ariko amakuru mfite no y'Udiane kagere nkoro rero. Ariko Garase ni wadutubwiye ukuntu ngo umwana byaje kuragira abaye wa dadi nyine. Urumva Garase we iyo yegendaga ngo yagira uko yigenza na dadi wamwimitse ubwo akamuha ku mavuta yose yombi nyine biza kurangira uyu Garase. Ariko abantu bajya bavuga uti Garase kuntu we ibintu bya na Ephrem bije mwari abantu wasengaga ibintu rwose bizakurangirana nabi. Yego urumva bakagenda batabishima. Ariko nkubwire ngo sha burya cyo koza Abanyarwanda amagambo bavuga yego ajya agira inkomyi ajya agira ibintu by'ingaruka. Yego rero Garase biza kurangira abaye uwa dada baramutwaye uwamwimitsa baramujyanye. Ibintu biri kubera muri Uganda gusa nagahoma mu ubwo bishatse kuvuga ngo hari ibyo Ephrem yakurikiranaga n'ibyo dada yakurikiranaga. Yego ni ukuvuga ngo ahubwo ngewe ndimo ndahiga Ephrem cyane kugira ngo abanshe kunsobanura aya makuru yo guhunga urugo yahunze urugate. Ese ko kabari mu kazi ese koko ibivugwa nibyo yatandukanye n'umugore kuko Ephrem ngo yigeze no kwifatira utuntu tw'utuzi biti hafi aho ngaho. Ariko abura icyo akora kuko abura icyo akora. Erega buriya bene nk'abagore baba bameze nk'aho aribo bashatse abagabo biragorana iyo umugabo afatiye mu makosa kuba wagira icyo uvuga n'ubundi wibeshye ukagira icyo uvuga yagusenda. Rero Ephrem nari mu bagabo basenzwe kandi Ephrem bakiri kumwe na Garase. Ariko ayo makuru ya Garase ko mu minsi yashize yagiriye ivuga ubutumwa muri za Zambia za Malawi. Noneho ubwo icyakubi byabereye Zambia. Erega iyi Zambia umuvandimwe wa wundi nyine
wa wundi ngo uzateze indege ngo agiye Zambia. hari ubundi butumwa bagiyemo butari ubundi weho nubona umugore aje hano akatangira gufeka abandi bamama, hari ujya utinyamo, uvuga uti ni gute uyu mugore nka kuriya nyine mu mashini yaza akavuga ngo hari abo cyahombeye, nuko wazi ko wowe ujya uhita uvuga ngo ese ubundi, ariko ubundi mubona ukuntu ivugabutumwa ry'abamama mu Rwanda riri gukendera. sinakweretse bya gihozo ukagwa kawo. Hariya nari impfuye ahubwo nta nubwo nari mbizi ngewe, urumva. Ariko nawe ngo impamvu muri ADPR ari imbere nzayibagarukiraho. Ubundi hari ukuntu inkuru ijya yigarura imihanda nkusetse, byararangiye inkuru igahita yigarura hehe imihanda. Yego. Ariko njye ikibazo nakomeye, ariko mama Sharene ubukwe bwe bwarabaye bwarahombye. Uzi ibintu byabaye mu bukwe bwa Masharene? Iyo nindi nkuru tuzaza muko nindi nkuru kuko njye mfite amakuru arindwa akomeye, urumva, amakuru yuko byapfuye. Ntago byapfuye, amakuru uzi ko unsekeje mama Sharene ntabwo byapfuye. yewe pasi we, ariko uzi ko nta makuru ufite? Hapfa n'ibindi. Mfite amakuru yuko byapfuye, icyabyishe n'icyabiteye. Ariko kuguzana ibintu byari bigeze, uzi se ko wa wundi hari umuntu amazina yari amaze kwandukurwaho yaragiye ku wundi muntu, undi muntu yagiye kureba agasanga muri systeme ahagaze nk'igiti. Ndakubwiye ngo ibintu hariya byari bikenewe ni pumpumpu. Ubundi wewe nzavira abakunzi bacu imuzi n'umuzingo ampaye uzi. Ndakubwiye ngo ntago na we. Ariko mama Sharene twahuriye Nairobi, ngenda bivuze twahuriye Nairobi se agiye he? Uzano yaragiye yari yohererejwe ubwatsi, arimo arashaka ibyangombwa n'abana kugira ngo babone iki inzira, kuko umugabo kubera akazi kenshi agira avuze ntabwo yabona umwanya uhagije wo kuza gutegura ibintu bijyanye n'ubukwe hehe hano. Kandi mama Sharene akavuga ati sinakora ubukwe ndi kumwe n'ifoto. Uziko aribyo bigezweho hano i Kigali. Usiga uvuga ati Justin tugiye gukora gusaba no gukwa, yenda Justin ari hano ugasanga umukobwa akoranye ubukwe n'ifoto cyangwa umusore akoranye ubukwe n'ifoto. Muzaye bukoranye n'ifoto muvande. Amani yasabye ifoto. Shana Diana ariko urumva Diana ntabwo yabonye akanya. Ariko Diana ni umwana mwiza, ni umukwazana mwiza twakiye mu muryango neza. Nuko ibyo byaciye mu bise namuseka nanjye ari giwanje yazabura indege nanjye ngasaba ifoto. Reka nkubwire iyo nyine yanze ngo ushaka B ukareba uko byagenda. Ariko umugore witwa ariya se mushimiye Imana Imerita. Yego, umugore witwa Imerita mwana ibintu bye ubishyize ku munzani nona kubona ryari cyangwa se ukagosora wahita usangamo ibihuhwe byinshi. Katwere ku bitindo twikomereza, twere ku bitindaho kuko ni inkuru nzajya nza nkuzanira update kuri update gutya nguhereza weho imirongo nyikumanukira. Byukuri rero iyo tuzanye nk'izi nkuru za garasi tuba dukeneye ko abantu bongera bakamufasha, biba biri gucaracara kandi bakamuba hafi. Ku iki gihe nsigaye mbona abagore batakaza abagabo bakiyahura. Ndi kurinda garase ko yakwiyahura. Ariko tugaruka kuri iki kintu, garase yarabyaye ubundi ko nigize kumva ngo hari umuntu bwewe inshuti ye ngo garase yagize impanuka mu gukora ikiganiro ngo aranyerera inda ivamo. Ibyo ndanabyo nzabikubwirega pasi. Oya bimbwira igihe ni iki? Utagira ngo kuvamo, utagira ngo inda kuvamo nyine yavuyemo. Irase yarabyaye garasi. We hiyo ndabavuga, urumva we tari yagiweho impaka, hari icyo utumvamo. Impaka zo ntigeze zibura mu buzima. Nuko rero ntago nje napfa guhita nyinjira hiyo ndagutyo nahita nkoraho ikigize icyaha cya nyacyo. Bimeze gute rero? Bamenye gusa iyo nda yabaye ubuheriheri hari ikindi. Yego, tubwire rero ahubwo garasi ibyinda byagenze bite, niba hari amakuru yafiteho cyangwa se ekada amakuru y'inda reka nyihorere. Amakuru y'inda nababwiye yuko icyambere
Ephrem yaburanye ko iyo nda atariye ari iya dadi. Icya kabiri haje kubaho impanuka ituma iyo nda ngo ivamo ikurwamo inakivamo. Kwari ukuntu umumama ngo yicaye ngo burya nibi bikavamo hakosha. Ubundi reka nkubwire hari abantu babeshye ko bakoreye Imana. Yego. Abo nta rubanza bazagirana n'Imana. Nta na gito. Ariko nimba warigeze ukorera Imana mukagirana ubusabane, hari ubwanzu uzicira butazakugwa amahoro. Ibyo byo rwose. Urumva? Hari ubwanzu uzicira, utwo twanzu n'utwicira ntibizakugwa amahoro. Ariko buri uwaje agapapira akipapira akavuga ngo njyewe nakoreye Imana ariko ndi umuhanuzi atariwe. Ijuru ntacyo rimurebaho, ntacyo rimurenganyaho, nta nicyo rizamukurikiranaho kuko ntirimuzi. Ariko wowe uzi ko Imana yahamagaye igatoranya igatuma, ndagira ngo nkubwire ngo ntibizaguhesha amahoro mu gihe watannye, wiciriye ubuntu bw'ubwanzu, wiremeye ubucocero, abagabo ugatwara, abagore ugatwara, amafaranga ukiba, ugatekera imitwe abantu, ntibizigera bikugwa iki? Amahoro. That's true. Uri kubyumva ibyo bintu Pasi? Ndabyumva neza cyane. Reka tugaruke kuri iyi ngingo rero. Ibyaroje byo na Diane bimeze bite? Ko Diane twahuye afite fresheri. Diane asigaye ari ku cyangwa ashobora kuba afite n'ubukwe. Ariko ikibazo nta divoro. Roger se masezeranye? Barasezeranye ariko se Roger ntiyashize umwaka mutaye. Harya bari babanye imyaka ingahe? Bari babanye amezi. Akuruka kana kaje kare ukuntu Roger yagapangiye. Ntabwo ukibuka kaka. Haje ibintu byano kuri se wibuka najyaga bavuga ko Garasa byize kumukora ibiganiro kagira ubwango amabuye ngwiki nari cenda titi. Nuba ngo Garasa nimba ari umuntu wabonye akaga nawe arimo. Rero uri kumva byiringiro yaje guta umugore. Yego. Umugore nyine nshimire n'umuryango wafashe uyu mumama ari umugore ukamutwara ukamurera ukajya no ku rwego umushakira akazi kugira ngo Pasi we bindi kukubwira ntugire ngo byari byoroshye. Diane yakuwe mu nzu ari umurambo. Famiye ni nk'uko wenda waba ufite umugore ukamenya ayo makuru, uwo mwana nta n'icyo mupfana, ukagenda ukamufata, wamara kumufata ukamurera, wamara kumwondora, reka nkoreshe kumwondora. Tekerezaho uretse nze nkwereke ugarara abantu nyereka ndebe kanze nkwereke kandi ndebe ko mbona ifoto ya Diane kera yarumaga yameze nkwereke n'iyubu ari umwite kera ari umwite ariko sinzi ko ndi bupfe kuyibona pe. We none nayibura ntacyo reka dukomeze tuganire. Nose Roger na Diane byaje kurangira gute? Roger yataye Diane ariko Roger aba mu gikundi cy'ubuhanuzi. Urumva babahanuzi bamwe bashobora kugushuka bakakubeshya ko Imana yavuze itagize ute itavuze bikakuviramo gusenya. Uri kumva ko nge Roger arambwiye uti umugore arenda kunyica yarandoze yaramaze. Yego. Urumva ariko ubwo nabwo ndakubwira ikintu cyabiteye. Nabonye ifoto ya Diane ndayipostinga. Yego. Urumva Roger nabuze umubwira uti twabonye Justin yapostinze umugore wawe. Ati cunga sana. Niko guhita nyandikira kuri Messenger rero. Uri kumva hirya yari yabuze amanuzi. Network. Amafaranga wamagara mu Rwanda. Ziri kure ndi kwibonera inshyashya. Oya ntacyo twereka ubitino cyane. Noneho rero Diane Imana yaje kumugirira neza. Imuha famiye iramufata nyina amaje kondora ukabona n'akazi abaho yakira kubaho mu buzima bwe. Yego. Aratuza nyine. Aratuza ava ku biro 25 ageze ku biro 80. 25 se n'uruhinja baterura. Kwagireka gukabye inkuru shumusho. Hoya. Hakuze ukuntu bamukuyaho. Nimba yari afite ibiro 50 bamukuraho. Ntabyo. Ahantu bamukuye. Ubu afite ibiro nka 80 na bingahe. Kwende naramubonye nkajya mbona misura basi isoko yakira. Erega nanjye natunguwe no kubona umuntu urumva nk'abantu mwaragiye mukoranaho inkuru. Ninjye wasohoye amajwi ya mbere ya Diane. Urukumva naramwanditse nari nanditse ngo Diane bataye. Iyo nkuru nayikoze muri cyagiye Saba simbuka ibipangu.
nta gaciro ari kugira. yego ariko mbonye kuri sitati y'umuntu mbona yanditseho mbonye amafoto ndibaza si uyu ni Diane umwe nzi wendaga gupfa rero niwo wampaye na sitori y'ukuntu byaje kugenda Roje atamuheruka ko batakoze na divorce. Yego. Roje nawe aza kumbwira ukuntu ngo umugore wamuroga we urumva ukuntu abantu bapfuye mu bwonko. Naho ibintu rero ibintu byagiye bipfira cyane. Yego uri kumva rero umugore ndatekereza divorce azayihabwa nashaka umunyamategeko. Hoya divorce yo ubwo kuko umwaka warashize yaratawe. None tuvuge grâce gahunda yimeze gute bya Roje nabandi n'ibiki byose ubwo tubwike abantu badukurikiye akakanya. Abantu badukurikiye nta kindi nuko witwa Garase amakuru agiye kuza y'imvaho ya nyayo tuza tubabwira noneho bivuye mu kuyabwirwa n'abandi bantu. Yego. Kuko nge Garase nubwo nimero ye ntaheruka kuyibonaho ariko ngira nimero ye niba imwandikira azambwira icyabaye cyangwa Ephrem azambwira icyabaye ariko amakuru ariho nayo ngayo mbabwiye ari kugenda acaracara. Byiringiro we rwose na Diane we ntibateze gusubirana. Diane ari mu maboko meza amashya. Ari mu maboko meza amashya y'umuryango ejo akumva anashatse. Gushaka byo n'umugisha. Kuko sinzi umuntu wamutayemo kwiga imodoka. Agashaka makundira bene data iyo baje baza baca impaka. Baza baca impaka. Ubwo rero ndanamushime urabona wa muntu twari twicaye hano yashize. Imodoka bamaze kuyishyura. Kwiga koga barabyishyura. Ubu bari mpamvu namubuze sha cyangwa njye nkubwira tuye dufata umwanya dukeze n'abantu bakora ibintu byiza. Ni ukuri abantu bajye bahabwa umugisha akuze umuntu. Ari abantu baza bibaraguza. Ari abantu baba baza bibaraguzwa mpagafoto gira gute ari kundaraza bwate okay stock irahari na tifata kore stock nta kindi kintu umva ukuntu ubundi ari umuntu wavuze ngo cyo koza Abanyarwanda naba ngo iyo usakaye inzu yawe nabi amabati yasaga umuyago amabati yatwara mu baturanyi. Nose ntabwo ujya ubona ibisenge bigenda ugasanga ugiye kugikura nk'iriya cyangwa epfiriye kubera ko utayiziritse. Hari abandi bantu rero bajya banga kwita ku bacyara babo cyangwa se kuki ukamusanga mu baturanyi se ukazicara wowe wihaye imyanya ejo bwabyuka mu gitondo ugasanga hari umuntu twa turi kumwe ejo bari kutubwira umutipe yari afite umusheri hano. Uwo musheri hano we afite undi mukobwa nyine bagendana. Bakajya bavugana wa mukobwa wundi afatse bakajya bavugana ati nkuko avuga ati mpa nimero zashize nanjye tuye tuganira ukagira ngo ni ibisanzwe. Umuntu yavuye hakurya undi ari mu myanya zikora aje gukorana ubukwe nawe ya nshuti ye papa niyo bese babukorana bamaze kubikora banenze. Nabati rero nabwiye umuntu amwe ati rero iyo ariko babiri bo barebye muri telefone y'inshuti zabo gusa bibamo za nimero. Undi mwabakobwa mwe namwe mwagore mu mumenye ubwenge byo kwiza ukibwirisha umugore mugenzi we cyangwa umukobwa gushaka Imana yampaye sheri ngo ibintu byose arabimenya ngo nkunda ukuntu yamaye agaciro ngo ikintu cyose ni muri Simba ngo ikina agahita acunga telefone yawe muvugana cyane yarangiza agahita atangira kumwaproachinga no guharabika wowe genza abantu bimaze kubaho kabiri. Oya aramufata arya bamupfumo ba Bruce Melody twana n'umusaba baririmbeje ubundi niho ahita Jaferi ya mbere no gutwara ifoto gusa ni ifoto yonyine agahita muguhesha aramukubwira ati aya naya ndamuguhesha umwaka aya naya muramarana imyaka 3 undi akavuga ati kama mbaya nyuma y'uwo mwaka cyangwa imyaka 3 hazabana aramaze gukuramo ibyo nkuramo nagenda azagenda undi agasiga for sure byarabaye. So rero tujye dukeza abantu bamenye inshingano zabo cyane. Noneho twari twicaye ahantu gutya aje bundi kuri twagiye gushutinga indirimbo uziko ajya aririmba n'indirimbo nyine no twagiye gushutinga indirimbo hano kuri hotel ngiye kubona aramuhamagara mbona ndagiye hirya ngiye kubona mbona nagarutse ngo nyine ngo wumve ngo sheri ngo arambwiye ngo dufate icyo dushaka amwoherereza inote yaya cyakoza yatahanye nk'icumi. Aha uribuka nta ka message wakiriye apisha hari aka message wakiriye kamuturutseho ntago ndakakira warakakiye k'icumi huye
telefone yawe yizane. akubwo wakoze ko ari kugira ngo tumuvuge ahubwo ntago ndakakira biri seri uzi ko yibagiye gukanda akanyenyeri ako karakanzwe kuri noheri bukiriwe karakanzwe ako ngaho none zo wari gushaka karya ari uzwe mu gitondo se karo kuri noheri rero bukiriwe ako karakanzwe inote yaraje karakanzwe ndangije ndamufata ndamukeza ndamubwira ati mwene data rero ukwanga nzaba mpari njye nkunda umuntu bundi ikintu cya mbere kiza mu buzima kwibwiriza ikintu ugomba gukora umuntu wibwiriza ntakwasa pe rero abantu mudasakara inzu zanyu neza mukazasanga ibisenge muzabisanga he mu baturanyi ntimuzigere murira ntimuzarire ngo wanga kurya neza ukivuza kuri menshi siko bimeze niko bimeze harya ngo ese ngo bigenza wanga kwivuza neza donc wanga urya nabi ukivuza kuri menshi rero warya neza wowe abantu bareka no kwirindiriza uwo bazaheka nibareke kwirindiriza uwo bazaheka ari indirimbo nyandeba abantu baririmba nka se kimbavu zigashya nkiyorosa nkiryamira nkavuga ngo duhure rero mu gitondo reka nshimire abantu badukurikiye ariko icyo dusaba abantu musengere Grace musengere umuryango nyarwanda ariko ikiruta byose mugandukirane ariko nje abantu bagandukirane nje pasi ndumva ngiye kuzakora content nk'iy'amezi 2 kuba mama wose bagiye baca kuri YouTube batagihari bazagukubitisha mbabahigira aho bari nje ngenda mbatunga amamikoro ariko ikibazo hari abambona bakiruka nzanira abantu amakuru hari abantu baba batazi ngo bande baba hehe bakeye ba Vanessa wa wundi wafungishije umugabo bamwibuka ufungishije umugabo nawe yitwa Gihozo ari ufungishije umugabo yaritwaga Azariya ese agiye mushuti wacu kandi ratuye hano hepfo Azariya nawe ntawe uzibye kibaga kuri ariko peruka ari umunyabishoro urimo uca impaka ku mugore ariko ubwo Azariya kuva muri gereza agizwe umwere niyo abonye mikoro ahita arwara igicuri iyo abonye mikoro Azariya ari hano Norvege kwa bene wabo bamwakiriye ariko abonye mikoro ahita yikubita igicuri kandi umwaka urarenze agizwe umwere imyaka 2 ahubwo rero hari abantu baba baragiye baburerega abantu baba batibuka ngiye babashakira abo bantu baba baragiye baca impaka kandi kuri YouTube cyakozanye content ikibazo bareta bayigutwara wapi nagose ndakurusha kuyivuga ntinde se wandusha nyine reka Justin reka ngushimire cyane tuzagaruka komeza mudukurikirane mu switching stay tuning ako Sandrine ngo asigaye muri etage papa Sandrine hari uwavuze ngo iyo nindi nkuru ariko Sandrine wa Fredina nindi nkuru Sandrine sigava ngo Fredina warakoze kugenda ngo wakuye umwaka ku buzima bwanjye sibyo niyo ndirimba ririmba njewe nakubwiye ngo nindi nkuru ariko Sandrine ni episode ikurikiraho cyane kuko Sandrine odi yavuga ngo Fredina yavuga ngo pastor mutsi ndagushimiye kunyiza umwaka ariko se abantu babaye bate ariko abayeho neza newe nabonye araguze inzu hari Nyamirambe ejo bundi hafi cye hose yaguze inzu nziza cyane ariko iyo nzu ntayibamo ari kuba muri apartment ameze neza Sandrine none hari guhanura ibintu hano biri kwita bibako kanya umuntu ukeneye ubuhanuzi bwihuse nta tura ari gusaba ari guhanura akaguha n'amafaranga amagara Sandrine araguhanura aguhe n'amafaranga Sandrine arundi bagendanaga nawe bize ngarame ari aho ngaho uriya n'ubwenge n'ahantu bijya bihurira ndakubwiza ukuri Imana ibaho umugisha cyane turakunda baye